ni Olivie Uwihanganye umushumba mu itorero rya Lutheran Mission in Africa, aho tubagezaho ikiganiro cyacu gifite intego ivuga ngo icyaguhesha amahoro. Icyaguhesha amahoro. Dusenge. Mana ishobora byose, so umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'umugoroba w'umugisha wabanye natwe guhera mu gitondo tugeze amasodo y'umuka wazi muhabwe icyubahiro. Abana bawe tugiye kumva ijambo ryawe, reka imbaraga z'ijuru, reka gukora kw'ijuru, reka ubutsinzi bw'ijuru, reka ubutabazi bw'ijuru, reka ingabo twasezeranyije ari umwuka wera ibane natwe kugira ngo kuri uyu mugoroba ntaba ari twe ahubwo twebwe tubikoresho. Ijambo ryawe rigwire, ubwenge bwawe bugwire, duhishurire udukore ku maso kugira ngo tumenye ibyo twiringizwa nawe. Duturije mu biganza byawe rero kugira ngo tumenyeshe ijambo ryawe, kandi icyo twakumva cyatuma dukura, cyatuma amaso yacu ahumuka, kibane natwe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Bene data, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice ni icya mbere, murongo wa 15 kugeza kwa 20. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice ni icya mbere, turahera ku murongo wa 15 tugeze kwa 20. Dusome mu izina rya Yesu. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Nkakeneza ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri nsome kino gice ariko kijya kinezeza, ni isengesho nifuza ko wowe ukurikiye kuri uyu mugoroba riba intangiriro y'ubuzima bwawe mu gitondo ubyutse, ndetse rikaba n'umusozo w'ubuzima bwawe nimugoroba ugiye kuryama. Abefeso tumaze gusoma icyo gice cya mbere kugera ku murongo wa 15 kugera ku 20, hatangiye hatwereka uburyo Pawulo azi ubwoko bw'Abefeso, hatangira hatwereka amakuru we yifitiye, hatangira hatwereka ibyo we yamenye, hatangira hatwereka imisabire ye n'imyumvire ye, hatangira hatwereka imyifurize ye. Aravuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose. Bivuze ngo hari ibintu bibiri byarangaga ubwoko bw'Abefeso. Icya mbere byari ukwizera Umwami Yesu, icya kabiri byari ukugira imirimo myiza, bakundaga abera bose. Muri rusange umukristo, itorero rizima, itorero ryigishijwe neza, itorero rihagaze neza, rihagaze kuri ibi bintu bibiri, kuko abakristo bazi neza kwizera bafite muri Yesu
ariko kandi bazi neza umurimo bakwiye gukora uzatuma bera bakomeza gutunganya rwose no gukura muri Yesu Kristo. Rero itorero rya Efeso ritaraba itorero, ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza butaragera ngo bamenye Yesu Kristo banamwizera, iyo usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12 niho atwereka neza uburyo ubutumwa butaragerayo bizeraga ndetse bakanasenga izindi mana. Ntabwo bari bakamenya Imana y'imbabazi, ntabwo bari bakamenya Imana y'imbaraga, ntabwo bari bakamenya Imana y'urukundo. Ariko ubutumwa bwiza bugezweho na Pawulo na bagenzi be, ngo ubutumwa bwiza busakara muri bo, habanje kuba intambara. Kubera iki? Hari abakoraga ibizira, hari abasengaga izindi mana, hari abakoraga imana z'ibigirwamana zigatuma abantu bayisenga. Bari bafite imana y'izuba, ariko bari bafite n'imana nkuru yitwaga Rutemi. Iyo mana rero yabo yabahaga ibyo bakeneraga, ariko ntiyabaga ubuzima bw'iteka, ntiyabaga ubuzima budashira. Rero Imana y'ukuri, Imana ishobora byose, data wa twese umuremyi, agezeyo Pawulo amujyanye, ajyanye ubutumwa bwiza, bumva ubutumwa bwiza, bumva ko bakwiye kwizera. Ni nkaho Pawulo yagiraga ngo hari uwapfuye kubera mwebwe, hari uwatanze ubuzima bwe kubera mwebwe, hari uwatanze amaraso ye, hari amaraso ye yamenetse, hari uwo mu rubavu rwe havuyemo amazi, kandi muri we murezwa, muri we muratunganywa, muri we mugira ubuzima, muri we mugira kubaho. Bituma abantu bamwe bo mu itorero rya Efeso bumva ubutumwa bwiza, barabwakira, baranabwizera. Ariko kandi nta itorero ryabagaho mu kwizera gusa, cyangwa mu guhura nabo gusa nk'abantu b'Imana n'Imana gusa, ahubwo hari ikindi gikorwa bakoraga kibuze mu matorero menshi muri isi ya none, cyo gukunda bera bose, cyo gukunda abizera Kristo, cyo gukunda abizera Imana, cyo gukunda abana b'Imana, cyo kuba umwe, cyo gufashanya. Rero itorero rya Efeso Pawulo abandikira, abibutsa ingingo ebyiri nyamukuru itorero rikwiye guhagararaho, itorero rikwiye gushingaho imizi, itorero rikwiye kwicaraho ndetse rikwiye kugenderaho, kuko ubutumwa bwiza bukwiye kujyana n'imirimo, kuko imirimo ituma twerekana abo turi bo. Rero Pawulo arababwira ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu Kristo mugakunda bera bose, hari igikurikira. Itorero ryose, ndetse turabizi neza ko muri isi y'abazima uwakoze neza arahembwa, uwafashije abandi arashimirwa. Rero nawe amaze kumva amakuru y'ubwoko bwo muri Efeso aravuga ngo ndabashimira, kandi ntabashimira gusa, ahubwo ngo abashimira urudaca, bivuze ngo akabasabira nuko asenze. Mwene data, ubuzima bwa gikristo si ubuzima bushingiye ku mibereho yacu n'Imana gusa, si ubuzima bushingiye ku kubaho kwacu n'Imana gusa, kuko imibanire yacu n'Imana ikwiye kugaragarira mu bindi bikorwa, ikwiye kugaragarira mu mirimo. Ariko iyo mirimo ntabwo iduhuza n'Imana, ahubwo iyo mirimo ni uko twebwe turi abana b'Imana. Pawulo nicyo ababwira, habanza kwizera, ntihabanza imirimo. Ariko kandi wa undi wizeye akora imirimo kugira ngo imirimo ikomeze kumutunganyiriza no gukomeza kumwegereza Imana, kugira ngo imirimo ikomeze gukurura abantu ibereka ko hari uwadupfiriye, ariko uwadupfiriye yadupfiriye kugira ngo dukore imirimo myiza. Rero nicyo itorero rya Efeso ryarabimenye, rikora icyo rikwiriye gukora, rikora umurimo rikwiriye gukora. Rero ibyo bakoraga byabahuzaga n'itorero rya gikristo ryariho n'iririho ndetse n'izakomeza kubaho. Rero Pawulo bitewe n'imirimo aba-Efeso bakoraga, abangiye iyo byibutse ibyo, iyo numvisha ayo makuru biranezeza, mwumva nakandika amabara menshi yo kubashimira, mwumva nakandika amabara menshi yo kubanezerezwa, yo kubabwira ngo murakoze, murimo murakora neza, mukomeze kwizera, mukomeze gukundana, mukomeze kwizera, mukomeze gukundana, kuko ari ibyo byonyine bikwiriye umukristo wo mu gihe cya none. Aravuga ngo ndabasabira uko asenze. Bari abantu bakiriye Kristo,
bari abantu bakiriye umwami, bari abantu bakoraga imirimo. Ariko Pawulo nawe kuko ntabwo yababwirije ubutumwa ngo usanga bareke, ahubwo yakomeje kubasengera, yakomeje kujya ashima Imana ku bwabo. Niyo ngo abasabira uko asenze, bivuze ngo yasengaga urudaca. Uko asenze, mu gitondo asenze akazamura ubwoko bw'Imana bwa Efeso, nijoro asenze agasabira, niba hari ahantu agiye agasabira ubwoko kugira ngo bakomeze kuba muri wa murongo. Ariko nanone hari ibindi bintu abasabira, kuko ibyo bintu abasabira bizatuma baho mu buzima buhesha Imana icyubahiro. Aravuga ngo ndabasengera, ndabasabira urudaca uko nsenze, ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Burya ikintu cyishe abakristo bo muri iyi minsi ya none, ikintu cyishe abakristo b'igihe cya none, igihe cyishe bamwe biyita abakozi b'Imana, nuko nubwo bavuga ubutumwa ntabwo baramenya Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ntabwo baramenya Yesu Kristo, nta nubwo baramenya Umwuka Wera ngo niba bamenya bagasobanukirwa baba mu buzima batangaza ubutumwa bwiza bwuzuye, ahubwo bagatangaza igice cy'imirimo gusa. Ariko Pawulo arababwira ngo arabasengera kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume tubimenya, bitume tubamenya yuko ari Data kandi akaba Data wa twese, yuko ari Umwami w'icyubahiro ukwiye kubaho, yuko Yesu Kristo ari umwami, ari umucunguzi wacu, ari we wadukuye mu bubata bw'ibyaha, ari we watanze amaraso ye. Kumwizera rero biduha ubuzima. Arakomeza arabwira dukeneye kugira umwuka w'ubwenge. Isengesha agira, isengesha abasabira ngo ndabasengera kugira ngo Imana Data ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Kubera icyo abasabira ubwenge, kubera icyo abasabira guhishurirwa, nuko dufite ubwenge bituma dukora icyo dukwiriye gukora. Ubundi iyo uvuze kumenya, nuko wabwiwe inkuru ukayimenya ko yabayeho. Nukuvuga ngo muri iki gihe bavuze ngo hari insengero zimwe mu Rwanda zitagikora, biramenyekana, ibyo birahari. Ariko ubwenge ni ukuvuga bwa bumenyi wamenye, bya kintu wumvishe urakibamo gute, uragikoreramo gute, ubuzima bwacu urabubamo gute. Bivuze ngo urafata bya bindi uzi, bya bindi wamenye, bya bindi wabwiwe, ubihinduremo ibikorwa. Ubwo nibwo bwenge. Ni nko kuvuga rero asenga aba ngo mukwiye kugira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Bivuze ngo mukwiye kumenya. No mpamvu ijambo ry'Imana ngo kuba Uwiteka ni ubwenge kandi kuva mu byandiko kujijuka. Bivuze ngo uwasha Uwiteka uba ufite ubwenge. Kumwubaha ni gute? Nuko uguma ku birenge bye, umwizera, umwumva, umwiga, umusobanukirwa, umusenga, kugira ngo ukomeze kumumenya. Kuko ntabwo umenya ikintu uticaye ngo ukire. Hari icyo bita gutekereza ku kintu. Ntabwo wamenya Imana utayitekerejeho, ngo utekereze ibyo yakoze, ngo utekereze ibyo ugukorera, ngo wongere wibwire neza, unamenye neza biciye mu ijambo ry'Imana ibyo izagukorera. Arabasabira umwuka w'ubwenge kugira ngo nubwo bacungujwe amaraso, nubwo bogeshejwe amaraso, ese ko gucungurwa barakubamo gute? Ese ko gucungurwa barakugenderamo gute? Ese ko bahamagarirwa kwizera Yesu Kristo? Ese ko bahamagarirwa gufasha abera, gufasha abakene, gufasha imfubyi, gufasha abapfakazi, kubitaho, barabibamo gute mu bihe bigoranye, mu bihe biruhije? Rero nicyo gituma Pawulo ngo nimugira ubwo bwenge, ndabizi ko ibyo ngibyo kubibamo bitazaba ikibazo kuri mwe, kuko Imana izabaha ubwenge. Nawe avuga ngo ubuze ubwenge Yakobo, araba ngo ubuze ubwenge busaba Imana iyo iha abantu bose. Niyo mpamvu rero na Pawulo asengera ngo mukwiye kugira ubwenge no kumenya. Impamvu nitumenya Imana, hari ibintu ashaka kuvuga gake byo tugomba kumenya. Umumaro twebwe tuzagira nidukomeza kuba imbere y'Imana. Icyambere aravuga ngo amaso y'imitima yanyu azabona uko ahezwa, mumenye ibyo mwiringizwa niyo bahamagara. Bivuze ngo umwuka w'Imana, nitugira ubwenge bw'Imana, amaso yacu azahwezwa, amaso yacu azabona, amaso yacu azamurikirwa, amaso yacu umwijima uzakurwaho. Nitumara tuzamenya ibyo twiringizwa n'iduhamagara.
ese twiringizwa n'iki yaduhamagaye? Twiringizwa n'ibyo yakoze, twiringizwa n'ibyo ivuga, twiringizwa n'ibyo yasezeranye, kuko yavuze ngo ijambo ryanjye ndarikurikirana kugeza risohoye. Rero natwe ntabwo twiringira amagambo y'abantu, ahubwo twiringira w'icyo yavuze, kuko nicyo cyonyine. Niyo mpamvu amaso yacu iyo yabonye, iyo twakoze ku maso neza. Igihe kimwe Elisa ari kumwe n'umukozi we Gehazi, abona abanzi benshi babateye, abona ingabo nyinshi zabateye, ahamagara sebuja aramubwira ngo twapfuye kuko baduteye. Ariko aramubwira ngo iyo waruzi zitugose, iyo waruzi ingabo zitugose, iyo waruzi abatugose, iyo waruzi abatware batugose, ko twebwe bafite ubutware, bafite ubushobozi, bafite imbaraga, bafite ububasha hejuru y'abari batugose. Rero Imana amubwira uwo mutware asaba Imana ko ikora ku maso ya Gehazi, imukoze ku maso ngabona ingabo zibarinze, ni ingabo z'umuriro, ni ingabo zifite ubutware, ni ingabo zicanye zidakorwaho zitegerwa. Aravuga ngo koko Uwiteka ari kumwe natwe. Rero nuko yakozwe ku maso, areba koko ko imbaraga z'Imana zirenze imbaraga z'abantu, ko ubutware bw'Imana burenze ubutware bw'abantu. Rero natwe Pawulo arimo arasenga, arimo atubwira ijambo ry'Imana, tuvuga ngo amaso y'imitima yacu ahweze tumenye ibyo twiringizwa n'iduhamagara. Ese ni iyi duhamagara? Ese iraduhamagara gukora iki? Ese iraduhamagara umumaro wacu wo guhamagara kwacu n'uwe? Rero iyi duhamagara ni ukuduhamagara kuyizera, ni ukuduhamagara kugira ngo tumenye ibyo yadukoreye, kugira ngo tube mu buzima buyihesha icyubahiro. Niyo mpamvu avuga ngo mumenye ibyo mwiringizwa. Kwiringira ni iki? Ubu ni ibyiringiro bishingiye ejo hazaza, ntabwo bishingiye ku buzima bwa none. Ahubwo kwizera, twizera bitewe n'ibyabaye, tukiringira bitewe n'icyo yavuze, kuko kwiringira bigendanye n'ubuzima bw'ejo hazaza. Rero natwe iyo twiringiye Imana ngo niwe data wa twese w'icyubahiro, ngo ari we se w'umwami. Rero niba twiringiye papa wacu, ntabwo twiringiye ushira, ntabwo twiringiye urangira, ntabwo twiringiye uzarangira, ahubwo twiringiye uwahozeho, twiringiye utararemwe, twiringiye uwaremye byose, twiringiye ufite ubutware, twiringiye ufite ubushobozi, kuko muri iyi si ya none niwe uyigenga, niwe utegeka, ndetse niwe uzakomeza kwigenga. Ngo rero amaso y'imitima yanyu ahwezwe. Nawe mwene data, ndakwifuriza ko amaso y'imitima wawe, amaso y'umutima wawe ahwezwe, ukamenya ibyo mwiringizwa, kuko umutima niwo wiringira, akanwa kakwatura. Niyo mpamvu avuga ngo amaso y'imitima yanyu ahwezwe, kuko umutima wizeye, umutima wiringiye, kandi ukiringiye Imana, kuko ari yonyine yo kwiringirwa, kuko ari yonyine nyiri ibyiringiro byose n'amahoro. Iyo imitima yacu yiringiye Imana, tubaho mu buzima dufite umutekano, tubaho mu buzima dufite amahoro, tubaho mu buzima bufite umunezero. Nubwo intambara zaza, nubwo amakuba yaza, nubwo ibyago byaza, nubwo urupfu rwaza, nta cyadutandukanya nacyo, kuko tuzi neza ibyo twiringizwa n'iyaduhamagaye, kandi yaduhamagaye tuzi neza ko itabeshya kandi ko itazigera yivuguruza. Icyo ni ikintu cya mbere asabira ubwoko bw'Abaefeso. Nanjye icyo musabira, nanjye icyo mwifuza, kugira ngo ndimo ndavuga bino bintu nabuze gutekereza, kugira ngo Mana mu gitondo ndakwinginze ukore ku maso y'umutima wanjye, menye ibyo niringizwa nawe wampamagaye, kugira ngo ngire ubwenge, kugira ngo ngire kukumenya, kugira ngo ngire kukwiringira, kugira ngo ngire kukwizera, kandi ibyiringiro bya n'ubuzima bwanjye bibe mu buzima kugaragaza wowe nk'Imana ishobora byose. Icya kabiri asabira, ngo mumenye ubutunzi, mumenye ubutunzi, mumenye ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Ninze ku ijambo ubutunzi, kuko ni ubutunzi tudahabwa n'abana b'abantu, ni ubutunzi duhabwa n'iyaremye, ni ubutunzi duhabwa n'iyahozeho, ni ubutunzi duhabwa n'iyeho kandi izahuraho. Ngo mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza izaragabera. Abera ni bande? Ese iyo wirebye ubona uruwe? Ese umuntu yera gute? Ko iyi muririmbyi mu ndirimbo mwavuga ngo buri muntu mu itorero abuheshejwe muri ryo. Ese umuntu yera gute? Ariko ibyahishuriwe Yohana yandika ngo hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Abo nibo bejejwe by'ukuri, abo nibo bozwa by'ukuri, kuko amaraso yavuye mu rubavu rwe n'amazi yavuye mu rubavu. Ibyo nibyo bitweza, nibyo bidahanagura, ibyo nibyo bidukorera imyanda, ibyo nibyo bidukorera ibizinga. Rero ngo tumenye ubutunzi bw'ubwiza ibwo azaragabera. Mwene
data niba waramwizeye ukizera Yesu Kristo, ukizera umwami wacu, ukizera umucunguzi wacu, nawe uruwera. Ariko muri uko kwera kwawe hari ubutunzi wiciwe, hari ubutunzi bwawe, hari ibyo wagabiwe, hari umurage ufite utabasha kubura, utabasha kwandura, utabasha kugajuka. Ubwo butunzi rero wabubonye, ubuhabwa, ukabutunga, ukabana nabwo kubwo kwizera. Muri Yesu ujya wumva umuntu avuga ngo ndi umukene, ngo ntacyo mfite, ngo natanga iki. Ariko bene data, niba warizeye Kristo, hari ubutunzi bw'ubwiza. Ntabwo ari ubutunzi buraho gusa, ahubwo n'ubutunzi butashakiwe hano mu isi, n'ubutunzi butari hano mu isi, ahubwo n'ubutunzi ubwo Yesu abwira abantu ngo mubike ubutunzi bwanyu aho ingesi n'inyenzi bitagera, kuko aho ngaho biraribwa, aho ngaho burangirika. Ariko aho mubikwiye kubika ubutunzi bwacu ni mu ijuru. Niba twizeye Imana, niba twarakurikiye Yesu, niba tumuzi neza, niba twaramumenye, niba twaramwizeye, ubutunzi bwacu ntabwo ari ubwa hano mu isi. Niyo mpamvu Pawulo yandika aravuga ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, Kanani yacu ni mu ijuru. Hari impamvu rero, nuko turi muri ubu buzima, ariko ubuzima ni imyitozo. Hari aho tuzajya kuba, aho badapfa, aho batavaho, aho batarwara, aho badafunga, aho batagira ibibazo, ahubwo aho ngaho ni iwacu kwa data. Rero havuga ngo mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza, kandi ubwo butunzi nibwo azaragabera, niwo murage wacu, nibyo byiringiro byacu, nibwo buzima bwacu. Iyo twamenye ibyo rero, tubaho mu buzima tudahangayitse, tudafite ibibazo, tudafite imiti mibiri, kuko turabizi neza iyi si nta kintu ifite cyo kuduha, ni ukutwanga, ni ukuturwanya, ni ukuturindira umuriro, ni ukuduta mu mazi, ni ukutuzanira ibyorezo, ni ukutuzanira indwara ndetse n'ibindi. Ariko hari ubutunzi bw'ubwiza ubwo tubiciwe, ubutabasha kubora, buri mu ijuru, aho Yesu agiye kudutegurira. Yesu aduha isezerano mwene data, aba ngo ndagiye, mwebwe abanyizera mwese ngiye kubategurira hanyu, kugira ngo ahondi namwe muzahabe. Ubwo niwe twizeye kubera icyo yakoze. Ese yakoze iki? Yatanze ubuzima bwe, yiyambura ubuzima bwe. Abefeso arongera abandike, Abafilipi aravuga ngo uwo nguyu yabonye ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, atari ikintu cyo kugumana, atari ikintu cyo kwihererana, atari ikintu cyo kubika, atari ikintu cyo gushyira mu mufuka. Aravuga ngo reka manuke kugira ngo nabara abacumuye nongere mbaho ubuzima, nongere mbaho kubaho, nongere mbaho guhumeka, nongere mbaho gutembera, nongere mbaho kugenda, nongere mbaho ibyiringiro by'ubwiza bwo bazakura mu ijuru. Cyo ni cya kabiri, mumenye ubutunzi bw'ubwiza. Mwene data, ntabwo uri umukene. Niba warizeye Kristo, ntuzongere kuvuga ko uri umukene. Ushobora kubura ubutunzi bwo muri isi, kuko ari ubw'isi wowe uri uw'ijuru. Niyo mpamvu Yohana yongera yandika ngo bakundwa turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa. Gira ibyiringiro muri Kristo, uko uzasa ntabwo kurerekanwa. Niyo mpamvu iyi si nta kintu ifite kuguha usibye izo ntambara uri guhura nabyo, usibye ibyo bibazo uri guhura nabyo. Ariko muri Kristo Yesu turi abatsinzi, turi abatware, turi abanyembaraga, turi abashobozi, kuko muri we tubashishwa byose, muri we tunesha byose, muri we turabushoboye. Niyo mpamvu uvuga ngo n'ubutunzi bw'ubwiza. Mu butunzi bwe harimo ubuhe? Hari imbuto z'umwuka wera, urukundo, amahoro, umunezero, kugwa neza, kwihangana. Izo nizo mbuto. Ubwo nibwo butunzi dufite, ubwo nibwo butunzi tugira, kwiganga no guca bugufi. Ubwo nibwo butunzi dufite, kandi dufite ubwo butunzi dufite ubuzima bwa none n'ubwejo, kuko twiringiye niko yabayeho. Uwo twiringiye nibwo buzima bwiza. Niyo mpamvu yavuze ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Bene data, turakundwa. Niyo mpamvu ubutunzi bwacu bubitswe aho Yesu Kristo ari. Yagiye kudutegurira. Amazu yacu ari gutegurwa, amazu yacu ari kubakwa. Niyo mpamvu wahuye n'ibibazo, wahuye n'intambara, wahuye n'amakuba, wahuye n'ibyago, ndakubwira ngo gira amahoro. Ndakubwira ngo gira amahoro, gira amahoro, kuko Yesu igihe kimwe aravuga ngo muzahirwa ubwo bazabakubita, bakabarenganya, bakabatuka, babahura izina ryanjye, ngo muzishime munezerwe, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Ayo magambo ashatse kuvuga iki? Nuko tukiri muri isi dufashe igihe mu ntambara, tukiri muri isi dufashe igihe mu ntambara, ariko nanone nubwo dufashe igihe mu ntambara hari uwo dufite uze kurwana. Uwo ni Yesu. Yatsinze urupfu. Niyo ntambara hanyuma twari dufite. Yatsinze icyaha, yatsinze kamere. Niyo mpamvu turi muri we. Ubuzima bwacu buri muri assurance, ubuzima bwacu bufite ubwishingizi. Turi muri we, tumwizeye, dufite kubaho none no kubaho byiteka. Yesu nashimwe bene data, Yesu nashimwe bene data. Ndabinginze, ndabahamagarira,
aravuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Haleluya. Mumenye. Ndakwifuriza kongera kumenya, ndakwifuriza kongera kumenya ubwinshi bw'imbaraga z'Imana, kongera kumenya ubwinshi bw'imbaraga z'Imana, kongera kumenya ububasha bw'imbaraga z'Imana. Kandi izo mbaraga z'Imana, ubwo butware, ubwo butsinzi, uko kunesha, nizo iha twebwe abamwizeye. Babandi Pawulo yavuze ngo ndabashimira ko mwizeye Yesu Kristo. Rero izo mbaraga, ubwo butsinzi nibwo iha twebwe. Haleluya. Ubwo butsinzi, izo mbaraga nizo iha twebwe. Kandi ntabwo ari twebwe kuko twaguze iki, kuko twamwizeye, si uko twakoze imirimo, si uko twakoze neza, si uko twafashije abantu, ahubwo ibyo turabikora kuko hari imbaraga n'ubutunzi bw'ubwiza, kuko hari ibyo twagizwe cyo. Ubundi nkunda kuvuga, ntabwo dukorera Imana kugira ngo dukizwe, ahubwo dukorera Imana kuko twakijijwe. Ntabwo dukorera Imana kugira ngo tugire icyo tuba cyo, ahubwo dukorera Imana kubw'icyo twagizwe cyo. Mu mubatizo Imana yahisemo, Imana yatoranyije, tuba abana bayo, turabyarwa bwa kabiri, tukabyarwa n'imbuto itabura, ariyo jambo ryayo. Ibyo bikatwizeza, ibyo bikadusunikira kugira ngo tube mu buzima Imana yacu ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu bavuga ngo twebwe abizera rero hari imbaraga zimira izindi, hari imbaraga ziruta izindi, hari izo mbaraga zifite ubutware. Izo nizo iha twebwe abayubaha, abayizera. Niba wizeye Kristo uri umunyembaraga, niba wizera Kristo uri umunyembaraga. Niyo mpamvu igihe kimwe Imana marayika abwira Gideyoni ngo genda uko imbaraga zingana, uri umunyembaraga, ndabizi kuzanesha, ndabizi kuzatsinda, kuko nunyizera nta kizatuma ntagushoboza. Niyo mpamvu nkunda ijambo rivuga ngo ntabwo ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abahamagaye. Ndakwinginze mwene data, mu kumenya Imana, mu kumenya imbaraga zayo. Noneho hari icyo tubwira kirenze, hari icyo tubwira gihebuje, hari icyo tubwira gihambaye, hari icyo tubwira gikomeye. Avuga ngo izo mbaraga rero z'Imana ishobora byose, izo mbaraga zayo zitegeka byose, izo mbaraga zayo byose, ngo nizo iha twebwe abamwubaha, nizo iha twebwe abamwizera. Ndakwingingira, ndagusengera kugira ngo ukurikiye muri umugoroba, imbaraga Imana itanga iha abayizera zigere kuri wowe, zigere mu buzima bwawe, zigere mu magufwa yawe. Imbaraga z'ubuzima, imbaraga zo kubaho, imbaraga zo guhumeka, imbaraga zo kugenda, imbaraga zo gukora, imbaraga zo kugaragaza Imana mu bumana bwayo zigere kuri wowe. Niba ari imbaraga zo kuririmba, imbaraga zo kuririmba zikugeraho, iziturutse mu ijuru zose zikugereho. Ariko hari ikintu avuga, izo mbaraga duha ni izihe? Ubwo bubasha duha ni ubuhe? Aravuga ngo imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Imbaraga Imana yakoresheje izura Yesu Kristo mu bapfuye, imbaraga Imana yatanze ubwo yazuraga umwana wayo, nicyo kigero baduhaye. Ngizo mbaraga niziduha twebwe abamwizeye. Ndagira ngo mwene data ukurikiye wumve ko mu bibazo uri guhura nabyo, ibibazo bikubujije amahoro, intambara zikubujije amahoro, ibitumye utagira umutekano ku buzima bwawe, hari icyo uri kubura kumenya imbaraga z'ububasha bw'Imana ishobora byose, izo twebwe abayizeye zikore muri twebwe. Uri kubura kumenya ubutunzi bw'ubwiza ubwo yaraze, ubwizaraga abera bayo. Uri kubura kumenya ubumenyi, kugira ubwenge bwo kumenya ngo Uwiteka yamamagaye gukora iki, kumenya ibyo wiringizwa niyaguhamagaye. Niyo mpamvu bavuga ngo izo mbaraga rero yakoresheje izura Yesu Kristo nizo yaguhaye wowe. Minsi ishize nari ndi mu gihugu kimwe cy'abaturanyi cya Tanzania. Ya kimwe turimo turasoma rino jambo, ndabaza umuntu wize imibare, nambabarira mfashe, gira amahirwe mbona umuntu wize imibare, mubaza ikibazo nawe wakibaza, nawe nakubaza muri mugoroba. Imbaraga Imana yakoresheje izura Yesu Kristo mu bapfuye, kuri wowe wumva zingana gute? Uburemere bwazo,
wakumva zingana gute? Izo mbaraga yakoresheje ifata ikintu cyapfuye, ifata ikintu kitakiriho, ifata urubuto rwapfuye ukatera ishaka rimwe rikamera ari amashaka arenga 5. Ese izo mbaraga Imana ikoresha kugira ngo ikintu kibe cyapfuye kibe kizima, wumva zingana gute? Mu gihe umuntu ndimo nobaza arambwira ngo nta buremere nta n'ingano nabona yahwana n'izo mbaraga Imana yakoresheje zura Yesu Kristo. Nongera ndamubaza, ese imbaraga Imana ikoresha kugira ngo ubyame ubyukuri muzima wakumva zingana gute? Aburingano y'uburemere bw'izo mbaraga Imana ikoresha. Ndamubaza, ese imbaraga Imana ikoresha kugira ngo iguhe umwuka uhumeka wumva zingana zite? Ingano yazo wageranya gute? Aba ngo nayo sinayibona. Ndambwa ariko twebwe abizeye Imana, twebwe abakurikiye Yesu Kristo wamwe mu kizo bugingo bwacu, twebwe abizera Kristo, hari imbaraga yakoresheje Imana yakoresheje imuzura mu bapfuye. Izo mbaraga niziduha. Bivuze ngo dufite ubuzima, dufitiye abantu ubuzima, ariko ikibazo niba tutarabimenya ntabwo tubaho ubuzima, ahubwo turareka bapfa. Ariko ni warize Kristo mwami n'umukiza, aba nkuko data yamamagaye, nkuko data yanumye niko nanjye mbatumye, muhindura abantu mu mahanga abigishwa, abemera mubatize mu izina rya data twese n'iryo wanyu ry'umwuka wera. Kubera iki kubatizwa? Kubera iki kubatizwa? Kubera cyari yo nzira. Niyo mpamvu Yesu giye kimwongera kuganira na Nikodemo aravuga ngo ndakubwiza ukuri, utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Abantu bamwe bajya babigereranya ngo iyo ubatijwe ngo ni ngombwa ngo uvuge mu ndimi, ngo uvuge mu ndimi sinzi ngo indimi zitandukanye. Ariko iyo Bibiliya ivuga ngo utabyawe n'amazi n'umwuka, nuko amazi ari cyo kimenyetso kigaragara ndetse n'umwuka akaba ari rya jambo, kuko data yavuze ngo isonye muri Yohana 14:23 ngo umwuka naza azatwibutsa, azatwigisha, azatuyobora, azabana natwe. Niyo mpamvu rero muri uwo mwuka twebwe Yesu natanga itegeko ryo kubatiza, abantu mubabatiza nta kundi guhindura abana abigishwa, nta kundi guhindura abigishwa no kugira abana b'Imana usibye kubabatiza ni izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera, kugira ngo tube tubatijwe mu mazi. Ariko ayo mazi afatanye n'ijambo ry'Imana, nibifatanye n'ijambo ry'Imana twizere muri byo, tube muri byo, tugendere muri byo, tube turyawe n'imbuto itabora, kuko amazi ntabora, amazi ntiyangirika, kandi na rya jambo naryo ntiryangirika. Niyo mpamvu yandika umwanditsi umwe avuga ngo twabyawe n'imbuto itabora, ariyo jambo ry'Imana. Nanuba amazi niyo akibakiza, kandi ngira iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo igiducisha kuhagirwa bashya no kubyarwa bwa kabiri. Haleluya. We mwene data, niba warabatijwe, niba wizera Yesu Kristo mwami n'umukiza wawe, niba wizera Kristo mwami n'umukiza wawe, ndakwiringinze, ndaguhamagarira kugira ngo usubire ku rufatiro, wizere icyo Yesu yakoze, kiguha ubuzima, kiguha kubaho, kiguha ibyiringiro. N'amavuga ngo mumenye ibyo mwiringizwa niba hamagaye. Ndakwinginze rero muri uyu mugoroba nanjye ndimo ndasenga, ndimo ndinginga, ndasenga Imana kugira ngo umwuka w'Imana ushobora byose ukorera mu ijambo ryayo, ukorere muri wowe, ugendere muri wowe, guhera umunsi wa none akugereho, akwiteho, akurengere, kandi akubera umuyobozi, akubera umufasha, kugira ngo isengesho Paulo asengera Abefeso nawe rikugereho, nawe riuryumve, nawe risobanukirwe, kandi umenye ibyo wiringizwa n'iguhamagara. Ikindi umenye ubutunzi bw'ubwiza ubwiraga twebwe abayizera, ikindi umenye n'ubwinshi bw'imbaraga izo yakoreye muri Yesu Kristo, umenye ko izo yaguhaye kugira ngo numwizera uzabashe gutsinda ibigeragezo, kugira ngo numwizera uzabashe gutsinda intambara zahura nazo, kugira ngo mu gihe ugeze mu ntambara umenye ngo Uwiteka ari kumwe nawe, ari kumwe nawe, azahorana nawe, kandi muri we n'ufite ubuzima n'ufite kubaho. Ndimo ndasoza, ndagushishikariza, ndaguhamagarira, ndagusunikira kumva ushatse kumenya no kwigira ku birenge by'ijambo ry'Imana, guhagarara ku cy'Imana yavuze kuruta icyo wakumva ku bantu, gukora ubushake n'ubugombe bw'Imana kuruta uko wakora ubugombe bwawe. Reka ijambo ry'Imana riyobora umutima wawe kurusha uko umutima wawe ukuyobora cyangwa uyobora ijambo ry'Imana. Ndakwinginze rero, niba warizeye Kristo mwami n'umukiza wawe, komerezaho ijambo ry'Imana, komeza usenge muri bihe biruhije, muri bihe bigoranye. Erega byaravuzwe muri Matayo 24, ariko ibihe ntibidukura ku Mana, ahubwo ibihe bigomba kutwegereza Imana. Intambara nizidukura ku Mana, ahubwo dukwiye kwegera Imana kuko ariyo mutsinzi,
ubutsinzi, ufite ubutsinzi burenze, kuko ufite imbaraga Imana yakoresheje izo Yesu Kristo mwapfuye. Nta kizakunanira, nta kizakurusha, ntabwo uzagira ubwoba, ntabwo uzumva uhangayitse, kuko uzamenya neza ko iri kumwe nawe, ifite ubutware kandi ifite imbaraga. Tuze mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana, ariko kandi mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, ariko jambo ry'Imana mukwese inkweto, ariko butumwa bwiza bw'amahoro mubiteguza bukanabayiringiza. Tuze senga Imana ishobora byose, kandi nkwinginga kugira ngo ntuzabure kuguma ku birenge by'Imana. Dusenge. Data murengezi, mugaba mukuru, wowe Imana ishobora byose, kora ku maso y'ubwoko bwawe, humura amaso yabo, kura umwijima ku maso yabo, kugira ngo bakumenye, kugira ngo bakwirinzire, kugira ngo baguhanga amaso, bamenyeshe ibyo biringizwa nawe wabahamagaye, bamenyeshe ubutunzi bw'ubwiza uzaraga twebwe abakwizera. Ongera kutumenyesha n'imbaraga zawe zihebuje zitangaje, izo twebwe abakwizera arizo wakoresheje uzura Yesu Kristo, zitugenderemo, zidukoreremo, zituwemo none nibihe byose, mu izina rya Data wa twese n'iryo ry'Umwuka Wera. Amen. Bene data, mwari kumwe nanjye Pastor Olivie Uwihanganye, guturuka muri Lutheran Mission in Africa. Ufite icyifuzo, ikibazo, wahamagara kuri 0788 711 872, 0788 711 872. Imana ibahe umugisha kandi ibahe amahoro.